Reka nongere mbasuhuze mwe mwese mukurikiye Iwacu TV by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro Knowledge Link. Mbibutse ko aha turi ni muri IPRC Kigali ahari kubera amarushanwa ya TVET Youth Challenge Competition. Aya akaba ari amarushanwa ategurwa na Minisiteri y'Urubyiruko agamije guteza imbere imishinga y'indashyikirwa iba yarakozwe n'urubyiruko rwize muri aya mashuri y'imyuga. Reka tukomeze tuganire n'abaje kumurika imishinga yabo, twumve n'iki bavuga kuri rushanwa, n'iki bavuga ku mishinga yabo baje kumurika. Turakwakiriye. Amakuru ni meza. Aha, hanyuma watangira utwibwira bakwitande, umushinga waje kumurika ni umushinga bwoko ki? Nitwa Mugeni wa Yesu Sandra. Naje magarariye umushinga Umuringa Fashion Code ukora bag zikoreshejwe intoki zikoze mu ruhu no mu bitenge. Okay. Sandra, ko nta kanyamuneza bimeze bite? Nta cyizere bifitiye? Icyizere ndagifite cyane kuko project yanjye nayitekerejeho kandi ndayizeye neza ko yatsinda. Ifite intego nziza, nta kuntu itatsinda. Nta kuntu itatsinda. Yes. Niba atari ibanga, projet yawe ugereranyije n'izindi murimo murakompeta, wayishyira ku mwanya wa kangahe? Nayishyira ku mwanya wa mbere. Sure? Yes. Ku mwanya wa mbere. Okay, natwe turabikwifurije. None nkawe ugereranyije uburyo wabonye irushanwa nuko wari uryiteze. Tubwire, waje ni gute waje uryiteze, ni gute waribonye? Uko naje nryiteguye numvaga nyine ari irushanwa ririmo innovation cyane na creativity kandi n'ubundi niko nabisanze. Ni irushanwa. Oya, nta kintu cyanunguye. Kuko ni irushanwa ryo kuduteza imbere nk'urubyiruko, abantu bafite ibitekerezo. Uko narisanze ariko natekereza. Nk'umwari cyangwa se nk'umukobwa. Ntabwo wari ufite bwo guhangana n'abasore? Oya, ntabwo. Ntabwo. Nje ntekereza ko yaba ubusore yaba umwari twese twavukanye ubwenge bumwe, amaboko amwe, imbaraga zimwe, buri wese agomba kubikoresha nyine. Niki wabwira se umukobwa we wumva ko abari b'u Rwanda cyangwa se abari muri rusange abakobwa mudashoboye, mudafite ubushobozi nk'ubw'abahungu? Turashoboye cyane. Umwari wese aramubwira ko dushoboye, ahubwo ahantu byose pira ni mu ntekerezo. Iyo wumvishe ko ntacyo ushoboye koko ntacyo ubushoboye, gusa igihe wumvishemo ko ugishoboye bugishoboye. Okay, ubu witeguye kubanikira aba basore bose cyane rwose kabisa. Noneho saza, niki wabwira abantu bategurira irushanwa? Abantu bategurira irushanwa cyambere nakora no kubashimira kuko batuma urubyiruko nyine rwitekerezaho, tukaba twagira ibitekerezo, imishinga twakora mishyashya, ibintu nk'ibyo nyine. Hanyuma ndagira ngo utwereke bimwe mu bikorwa mwaje kumurika cyangwa se mwazanye muri irushanwa. Nk'uko nabibabwiye nyine ni ibikapu dukoresha impu n'ibitenge n'intoki nyine n'imashini. Harimo aka gakapu k'abakobwa nyine ko gutwara ku rutugu, harimo n'aka ngaka nako urabibona n'ak'abakobwa, hari akane, harimo iki ngiki cyo yaba umugabo yaba umukobwa yagitwara. Aha ngaha washyiramo laptop, ugashyiramo andi mafiles n'ibindi bintu byinshi nyine. Aka ngaka n'ak'abahungu urabibona n'akashatse rimwe na rimwe tugakora hariho imishumi ku buryo bagashyira ku rutugu cyangwa se bagatwara mu ntoki. Dufite n'ibindi nk'amakofi n'ibindi bikapu byo mu mugongo. Ni byinshi, twazanye sample gusa. Okay, hanyuma rero reka tugushimire kandi tukwifurize amahirwe masa muri iri rushanwa. Murakoze cyane. Murakoze cyane.